Yesu ashimwe bene data, Uwiteka nizere ko akibarinze kandi akiri kumwe namwe muri byose. Dushimye Imana yongeye kutubashisha kugaruka kuganira ku ijambo ryayo. Tumaze iminsi tuganira ku cyigisho cyacu kijyanye no gusenga cyangwa se isengesho. Mu minsi yashize twabonye bimwe mu bigenderwaho kugira ngo isengesho ryitwa isengesho dusenga koko tukumva yuko Uwiteka ari we turi kubwira kandi ko isengesho ryamugezeho. Twabonye ko tugomba gusenga mu izina rya Yesu. Twabonye yuko tugomba kwitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo. Twabonye ko tugomba gusenga twizeye yuko ari Imana turi kubwira sumba byose. Twabonye yuko kandi tugomba gusenga duha agaciro ugushaka kw'Imana. Tubona kandi yuko gusenga ari uguhozaho, atari ugusenga rimwe gusa ngo umenye ngo isengesho rirarangiye. Hanyuma mu gika cya kabiri tuza kurebana ahantu ho gusengerwa. Twabonye yuko hamenyerewe cyane ni insengero, ni kiliziya, musigiti, inzu zose zisengerwamo. Ariko twabonye yuko ushobora no gusenga wiherereye mu nzu yawe. Twabonye yuko ushobora gusenga uri mu busitani bwawe bw'iwawe cyangwa se ahandi, ahantu hose wumva yuko koko wihereranye n'Imana. Twabonye yuko ushobora gusenga urimo ugenda mu muhanda, umutima wawe werekeje ku Mana. Ariko cyane cyane tubona yuko gusenga, ahantu ho gusengera ari kwihererana n'Imana yawe mu mutima wawe. Umutima wawe ukaba wawerekeje ku Mana, wawurinze ibindi biwurangaza, wakuyemo ibishobora kuzitira isengesho ryawe byose. Uyu munsi rero nagira ngo turebane ku bice bigize isengesho. Ibice bigize isengesho biratandukanye, ntabwo ari kimwe, ntabwo ari bibiri. Reka turebane igice cya mbere, kuko isengesho burya ntago umuntu asenga mu kavuyo ngo utangire wenda avuga ngo reka turirimbe, utangire uvuga ngo reka dupfukame. Isengesho rigira ibice burya, kandi ibyo tuvuga byose tugendera kuri Bibiliya, ko Bibiliya ni igitabo cyahumetswe, kirimo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ntago rero tubivuga nk'ababyikurira mu mutwe wacu, ahubwo bigendera kuri Bibiliya, igitabo cyera cy'Imana. Mu isengesho ryacu rero ubundi tugitangira twagakwiye gutangira dushima Imana. Twagakwiye gutangira Uwiteka ari we dushyira imbere, tuvuga izina rye nk'iry'icyubahiro, nk'iry'umushobora byose, uri hejuru ya byose, nk'uko tubibona muri Matayo 6:9 batubwira ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Amina. Ni ukuvuga ngo tangira ushima izina ry'Imana, tangira uhamagara izina ry'Imana Data wa twese uri mu ijuru, kandi uryubahe. Ibi ngibi nubikora, impamvu iri sengesho Data wa twese uri mu ijuru Yesu niwe wari twigishije, ririmo ibice byose bikwiriye kwibandwaho mu gusenga. Iki rero ni igice cya mbere, aho ugomba gusenga utangira uhamagara Imana, utangira uyiha icyubahiro, utangira uyishima ku byo yagukoreye byose. Ni ukubera iki rero? Ni ukubera yuko iyo utangiye uha Uwiteka umwanya wa mbere, iyo utangiye ushima Imana, ni ukuvuga ngo umutima wawe ubasha kwakira, ubasha kongera gusubiza ibitekerezo kuri bwa bugari bw'Imana yawe, kuri kwa gukomera kw'Imana yawe, bikaguha noneho gukonegita nayo, kuba wumva koko uri kuganira n'umuntu, uri kuganira, nari mvuze ngo ni umuntu, uri kuganira n'umuremyi wawe, uri kuganira
n'ubushobozi buhambaye buruta ubundi bwose ushobora kwibwira. Iki rero nicyo gice cya mbere twakagombye kujya dukora mu isengesho ryacu, kubera yuko mu isengesho ryamara umunota umwe, ryamara iminota 5, ryamara isaha, ariko byibura tangira ushima Imana yawe. Ikindi iki gice gifasha ku muntu uri gukora isengesho, iyo utangiye ushima, ufata akanya ugatekereza ibyo Imana yagukoreye, ukabivuga imbere yayo. Ndagushimira ko wakoze iki, ndagushimira kuri iki, ndagushimira ko uhambaye, ndagushimira ko ari wowe wakoze utya, ndagushimira yuko ari wowe wabigenje utya, ndagushimira yuko wabigenje utya, ndagushimira ko nacyagiye wabikoze gutya. Ahangaha bituma nanone kwa kwizera kwawe kuzamuka, ukumva yuko noneho n'ibisigaye, n'ibyo uza kuyibwira mu kanya kari buze, n'ibyo uzayibwira mu bihe bizaza, izabikora nk'uko na bya bindi yabikoze. Rero gushima, guha Imana icyubahiro cyayo bikwiye, bifungura kwizera kwawe, kandi bigatuma wongera kumenya yuko nta kinanira Imana, ko n'ibyo ngibyo bisigaye izabikora. Rero bene data, iki nicyo gice cya mbere nagira ngo dufate uyu munsi tumenye, kandi uko tuzabyiga byose, uko ugenda umenya iki gice cy'isengesho, Uwiteka guhe kugishyira mu bikorwa. Uko uzagenda ubishyira mu bikorwa, niho uzagenda umenya yuko koko isengesho ari ikiganiro, kandi ikiganiro kiri structured, ikiganiro gifite uburyo cyoruganije hamwe n'Imana yawe, ku buryo rero niba wabikoraga mu bundi buryo, uzabona yuko koko hari uko wakagombye guhindura, kandi yuko nugenda ubikora hari impinduka zizagenda ziba kandi nziza. Uwiteka rero abaha umugisha, kandi ngusaba kugira ngo niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo izi nyigisho zikugereho igihe, kandi unakande kuri share kugira ngo n'abandi bataragerwaho n'izi nyigisho zibagereho, kugira ngo twese dukomeze twunguke iby'umwuka, dukomeze dutere imbere muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe abantu bashobora kugera mu kindi gihe cyo kubura amazi yo kunywa, abantu bashobora kuzicwa n'umwuma w'amazi y'ubugingo. Wowe bikugereho vuba, wibikire, hanyuma mu gihe kibi uzabashe kukinyuramo wemye. Uwiteka abaha umugisha rero, Uwiteka abagirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.